neshejwe n'Imana mu mutima kuba nanone uyu munsi twongeye kugirwa amahirwe yo kuba imbere y'Imana. Yesu abaho umugisha kandi Imana data wa twese ibakomereza amaboko. Hanyuma rero dushimiye Imana data wa twese iyo yaturinze. Yankunda gukoresha ijambo rivuga ngo yaturinze. Imana yaraturinze mu bihe byose byagiye bitambuka. Yesu rero abaho umugisha. Hanyuma uyu munsi wa none n'undi murabona ko turi kumwe n'umutumirwa asabwa ari ubwa mbere tubanye. Ntekereza ko ari show ya kabiri. Reka twongere tumwakire mu izina rya Yesu. Turakwakiriye. Yego murakoze cyane. Ubwo duherukana twakoze ikiganiro cyiza, Imana abanye natwe. N'ubu turashima Imana ko yaturinze twatugeze ahangaha amahoro. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya haleluya. Ubwo rero mukaya turaza kugana ku ijambo rivuga ngo Yesu akora igitangaza cyemeza abana b'abantu kari Imana igikoze. Warasenze nibabyemera, uraririmba nibabyemera, uriga nibabyemera, ariko Yesu akugereho ategeke ibyaguhigaga abana b'abantu babimenye kari Imana yategetse. Amen. Ubwo rero turi kumwe, amazina yanjye nitwa Bayisenga Diriyani. Imana yarandinze ndacyari umusore ushima Imana. Imana iduhana umugisha. Urakoze cyane. Hanyuma Imana imuhe umugisha. Imana imuhe umugisha kandi Imana imukomereza amaboko. Amen. N'abantu mwe umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo muri iyi si ubuzima n'amahane. Rero imiruho yo muri iyi si ishobora gutuma utabona umwanya wo kwegera Imana. Haleluya. Muri iyi si akenshi ukunze gusanga buri muntu wese arimo arashakisha cyangwa se buri muntu wese arimo arakora kugira ngo arebe ko yabona imibereho. Cyane ko hari na bamwe noneho batabona n'umwanya wo kujya n'imbere y'Imana cyangwa se banafate n'uwo mwanya mutoya wo gusenga. Ariko niba Imana data wa twese kugira amahirwe ukabona umwanya wo kuyegera, uba ari umugisha kandi ugeretse ku wundi. Rero turishimye kandi turanezerewe cyane kuko uyu munsi wa none Imana iduhaye amahirwe yo kuba imbere yayo. Nawe Imana ikugira amahirwe yo kuba imbere yayo, nawe ukwiye gushimira Uwiteka. Hanyuma dushimiye cyane 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 abantu mwese mwakoze subscribe kuri iyi channel. Aba bantu nabo gushimirwa. Imana ibahe umugisha. Reka mubwire umuntu bundi ukoze kino gikorwa abagushyigikiye cyangwa se abakunda ibikorwa byawe. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ihimbaza. Ukande subscribe, wanditse subscribe, urebe n'akazogera ugafungureho, ukande na like, unasharinge n'abandi. Yego. Kuko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ntabwo bigarukira kuri wowe gusa. Ahubwo biravuze ngo n'abandi bakwiye kumenya Yesu Kristo. Imana ishimwe. Nabo bakwiye kumenya Yesu Kristo kandi bakamenya n'imirimo ye. Cyane ko harimo abantu batakaje kwizera, bagatakaza kwizera muri bo. Timoteyo ibice byabo 2:18 hari ijambo rivuga ngo kuko bayobye bakava mu byizero. Nuko ngo harimo abantu n'ubundi nyine bari barayobye hanyuma bava mu byizero batakaza kwizera kwabo. Ngo bavuga ko umuzuko wamaze kubaho. Noneho 19 ho hahita haraza ijambo ribahamiririza ribabwira ngo nyamara nubwo mwavuye mu byizero. Haleluya. Amen. Nubwo mwavuye mu byizerwa nyamara mumenye neza yuko urufatiro rw'Uwiteka rugihagaze kandi rwanditsweho ikimenyetso kivuga ngo Uwiteka azabe. Imana ishimwe. Uwiteka aratuzi. Turakwakira mu izina rya Yesu. Yego. Ndishimye cyane. Reka n'ubundi tubwire umukozi w'Imana turi kumwe afate Bibiliya asome muri Luka 5:22. Luka 5:22. Reka dusome Luka 5:22. Yego. Luka 5:22. Bibiliya iravuze ngo maze Yesu amenya ibyo biburanya. Arababaza ati yego, muriburanyiriza iki mu mitima yanyu? Arababaza ati muriburanya iki mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ari ukuvuga ni ibyaha byawe urabibabariwe. Cyangwa nibyuka ugende. Ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware. Yego.
mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. ariko mumenye ko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Imana ishimwe. Nuko abwira icyo kirema ati ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe. nuko abwira icyo kirema ati ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe ugire gute utahe. Muri ako kanya abyuka imbere yabo yikorera ingobyi yari aryamyeho. muri ako kanya abyuka imbere yabo yikorera ingobyi yari aryamyeho ataha ahimbaza Imana. Bose barumirwa bahimbaza Imana. Baterwa n'ubwoba bati uyu munsi wa none tubonye ibidutangaza. Amen. Haleluya. Amina. Imana igutabare bose babimenye karima. Abantu bakuvuyeho baragusize kuko babonaga uri mu buzima bubi, ariko Imana ikugarukeho babimenye karima. Haleluya. Iki kirema inshuti imiryango bari baramuvuyeho, ariko Yesu amugezeho ngo bose baratangara. Ndagira ngo mubwire ngo dukurikiye Yesu akugereho amenye ko ari Imana. Bavuze ko nta kintu uzimarira, bavuga ko nta kintu uzigezaho, ariko Bibiliya iravuga ngo Yesu ahageze arategeka. Imana igere mu muryango wawe, Imana itegeke. Imana ishimwe. Ndagira ngo mbabwire ngo ko Imana igikora. Satani nakwereka ko bitazakunda, uzahita umwereka ibyo Imana yakoze. Ubwira ngo Satani Imana yakoze biriya ndacyayifitiye ibyiringiro, ndacyayizeye. Imana ikugereho, Imana igutegetse, Imana ihindure amateka. Imana ishimwe cyane, ndafashijwe. Haleluya. Yesu agera kuri iki kirema, aracyitegereza, abona nicyo kugirirwa neza imbabazi. Yesu akigirira imbabazi, abanza arakibabarira ibyaha. Haleluya. Yesu Bibiliya avuze ngo ariko mumenye ko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Wowe wanze kubabarira mwene so, mubabarire mu izina rya Yesu, kuko Bibiliya ivuga ngo umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Abantu bari batangiye kuvuga ngo arigereranyije. Yego, bari batangiye kuba ati umuntu ubundi atangiye kuvuga ngo ababarira abantu ibyaha, ubundi ni muntu ki. Ariko ngo bagiye kubona babona akoze igitangaza. Haleluya. ngo nacyakira Mariya kibabariye gusa. Imana ishimwe. Bose naragikora igitangaza kibira ngo ikorere utahe ngo ntuyibagirwe. Yego, yikorere. Imana ishimwe. Imana ihimba. Shimira Uwiteka bakemura ikibazo agihereye mu mizi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Ntabwo akemura ikibazo agihereye hejuru, agihera mu mizi. Agihera mu mizi. Imana ishimwe. Yarakibwiye ngo ikorere ingobyi yawe witahe. Imana ishimwe. Yesu agukemurira ikibazo agihereye mu mizi, kuko agihereye hejuru gishobora kutarangira neza, agasigara ibisigisigi. Ariko Imana igihera mu mizi, igikore ihereye mu mizi. Imana ishimwe. Yesu agukorera igitangaza ahereye mu mizi, kandi akora igitangaza abantu bakiriho. Ubwo uririmba ngo iki? Barabaha uzana abana bagihari, batazagira ngo urabeshya. Uzana abana abarozi bagihari. Haleluya. Imana igutabara bose bagihari. Haleluya. Abarozi bagihari. Oya, umva nanone ngo bose baratangara, bahinda umushyitsi, baterwa n'ubwo, mbese bahimbaza Imana, baravuga ngo cya kirema cyagiye. Imana igutabara. Bavuze ko utazabyara, muntu udukurikiye wabuze urubyaro, Imana ikugereho itegeke. Imana iguha urubyaro, bose batangare. Hari abantu batangazwa n'imirimo, hari abantu bemezwa n'imirimo Imana igize gute ikoze. Imana igutaba. Hari ibintu Uwiteka avivuye. Haleluya. Hari ibintu Uwiteka
uwiteka vivu. Estika egla. Hari ibintu uwiteka ashizeho iherezo. Ostabi ere elasik. Nabi eno adra. Oprasa Bari nama. baramuzanye bamushyiraho. Inisoma. Abamushyize aho ngaho barigendera. Yego. Ntawamukebukaga. Nanuwamureba. Ntawamurebaga. Haleluya. Ntanuwari ukimufitiye impuhwe. Yego. Imana ishimwe. Imana ihimbaza. Ariko Imana ikoze igitangaza. Bose barumirwa. Ngo baterwa ubwoba. Bahimbaza Uwiteka. Baravuga ngo uyu munsi wa none. Uyu munsi wa none. Haleluya. Tubonye ibintu bidutangaza. Imana igukorera igitangaza gitungura abantu ku buzima bwawe. Imana igukorera igitangaza kivuguruza imigambi y'ubuzima bwawe. Imana igukorera igitangaza gihindura amagambo bari baravuze. Abari baravuze amagambo batungurwa no kubona igitangaza Imana ikoze. Abari baravuze ko uzapfa ntacyo wigejejeho. Uziko hariyo ujya kumva umuntu ahise akubwira ngo turiya azapfa ntacyo yigejejeho, ati nuriya ati nazikamira nayinda. Ariko baroko nawe urabyemeye uzapfa utikamiye nayimbwa. Abantu barasuzugura cyane mwigira amatwi. Haleluya. Abantu baranasuzugura cyane rwose. Twavuganye n'Imana ishobora byose. Amen. Ishobora byose. Twavuganye n'Imana ifata ibyari imivumo y'abantu. Haleluya. Ikabihindura imigisha. Imana ishimwe. Yesu ashimwe. Erega nubwo ubutunzi bwatinda ariko Imana yavuganye nawe. Haleluya. Ikurikirana ijambo yavuze. Satani akwereka iby'Imana itarakora kugira ngo akwibagize iby'Imana yakoze. Haleluya. Imana irakora. Umuntu arakubwira ngo ntuzabyara ejo ukabyara. Si ibyo Satani agahita aza agahita kwereka iby'Imana yavuze itarakora. Agashaka kukwibagiza ko Imana yavuganye nawe ko izaguha urubyaro yaruguhaye. Amen. Imana y'amasezerano. Haleluya. Kandi Imana irinda ijambo yavuze. Kuba duseka si uko tudafite ibibazo, ahubwo twamenye Imana irangiza ibibazo. Kuba tugendana umunezero si uko tudafite ibiturushya ndetse n'ibitugerageza, ahubwo twamenye Imana ihindura amateka. Yesu aguhindura amateka mu muryango wawe. Yesu aguhindurira amateka mu muryango wawe. Imana ishimwe. Karibina ari kugenda ko birahari, dufite ibimenyetso. Nimuhumure. Uzi ko nabaye